tuje imbere yawe. Ndaguha ikaze abadukurikiye abari mu gihugu cyacu, abari East Africa, abadiaspora mwese mbahaye ikaze, inshuti za gusengerwa mwese mbahaye ikaze. Nongeye kukurarika aho dukurikiye ahantu uri wibere modoka yawe cyangwa se wicaye mu rugo rwawe. Ndaguha ikaze, ni wa mwanya n'ubundi mumenyereye w'ijambo ry'Imana wo gusengera ibyifuzo. Niho turiho kandi tuzi ko Imana iri kumwe natwe. Dufite intego ivuga gusenya inyubako z'abadayimoni bubatse ku buzima bwacu. Hari inyubako nyinshi dayimoni yubaka ku buzima bwacu. Twavuze ku nyubako yitwa agahinda, ni iyo duherutseho kuna agahinda ari kabi, kandi dushimira abantu baduhe comment, abantu bakize. Imana nishimwe, ntabwo icyubahiro ko yabikoze. Uyu munsi ndagira ngo turirimbe, nitubakuririmba hanyuma turasenga, ariko sinabara gushimira abantu tugira inama. Abantu bari mu Bubiligi ndabashimiye, Imana ibamugisha. Mama wacu nawe dukurikiye, Imana igumugisha. Dushima Imana ko Imana twimanye. Mu by'ukuri Imana iraturinze, kandi ndazi neza ko nawe yakurinze aho uri. Ushimira Imana ko Imana yakwimanye. Reka dusenge Imana, twinjiye umwanya wo guhimbaza Imana, turamya Imana tuvuga ngo uri inshuti nziza, hanyuma twinjiye umwanya wo gusengera ibyifuzo. Mana tuguhaye icyubahiro, Mana tugushimiye ubutsinzi bwawe, Mana tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, Mana tugushimiye umugambi wawe mwiza, Mana tugushimiye ineza yawe n'urukundo, Mana tugushimiye ko ari wowe wenyine wihagije. Ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ni wowe byiringiro by'abizera, ni wowe utajya udukoza isoni, ni wowe ujya utumenyera uko twije n'uko bukeye. Tubagushimiye ko wabanye natwe mu mezi yose atambutse, wabanye natwe kugeza uyu munsi. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Mwami, senge buri muntu wese udukurikiye ngahabwe umugisha, imbaraga z'Imana zimube hafi, umwuka w'Imana mushike muri byose. Turasenga ngo ubwiza bw'Imana bwanze kuri buri muntu wese mu izina rya Yesu wa Nazareti. Amen. Inshuti nziza mwami wanje, uri inshuti nziza Yesu we, uri inshuti nziza mwami wanje, Yesu wanje. Ami uri inshuti nziza mwami wanje, uri inshuti nziza Yesu we, uri inshuti nziza mwami wanje, Yesu we, uri inshuti tadutererana, uri inshuti tadusiga, uri inshuti yo kwizerwa. Mwami we, uri inshuti nziza, uri inshuti nziza Yesu we, uri inshuti nziza mwami wanje, Yesu we, uri inshuti uri inshuti nziza itagutererana, uri inshuti nziza itagusiga, uri inshuti nziza itagutererana. Mwami wanje, uri inshuti nziza itadutererana, uri inshuti nziza itadusiga,
itadutererana. Yesu we uri inshuti, iyo tugeze mu byago tubera inshuti, iyo tugeze mu ntambara tubera inshuti. Ubushuti watwemereye ntujya ubukuraho. Yesu we uri inshuti. Haleluya. Iyo tugeze mu makuba utubera inshuti, iyo tugeze mu ntambara utubera inshuti, iyo tugeze mu bukene utubera inshuti. Yesu we uri inshuti, uri inshuti nziza mwami wanje, uri inshuti nziza Yesu we, uri inshuti nziza mwami we. Oh Yesu we uri inshuti, uri inshuti nziza mwami wanje, uri inshuti nziza Yesu we. Uko tubeshejeho turabigushimiye Mana yanjye, uri inshuti. Imana ishimwe. Imana yacu ni inshuti nziza. Imana yacu ni inshuti itadutererana. Imana yacu ni inshuti itadusiga. Abantu bagusiga ariko Yesu Kristo ntiyagusiga. Yesu ni inshuti iruta izindi inshuti zose zo mu isi. Imana yacu ni inshuti. Haleluya. Yesu Kristo ni inshuti nziza. Umva ijambo ry'Imana ukuntu rivuga kuri uyu mugabo Yesu. Iri jambo tugiye kuganira, ndazi ko nawe riragufasha, ndazi ko rirakubaka umutima wawe. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 29 ku murongo waho wa 11. Hari ijambo rivuze ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Umva iyi nshuti, umva. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe. Imana nishimwe. Ngo kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. 13 muzashaka mumbone. Imana ishimwe. Nimunshakana umutima wanyu wose. Imana ishimwe. Yesu ni inshuti ushaka ukayibona. Yesu ni inshuti ushaka wayishaka nawe akakwegera. Uyu mugabo Yesu yumushatse nawe arakwegera. Niyo mpamvu ndirimba ngo uri inshuti nziza. Haleluya. Ngwerega nzi ibyo nibwira. Iyi nshuti Kristo abazi ibyo yibwira ku buzima bw'umuntu. Naho umuntu yaca mu bigeragezo bikomeye, naho waca mu makuba akomeye, naho waca mu ntambara zikomeye, Imana ibizi ibyo yibwira. Ngo reka nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ukomereka Kristo azi ibyo azakora ku buzima bwawe. Uhura n'ibikomere Kristo azi ibyo azakora ku buzima bwawe. Uca mu ntambara zishaririye azi ibyo yibwira, kandi noneho
azi ibyo azakora bivuguruza ibisharira ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu uze ngo uri inshuti nziza. Yesu we uri inshuti. Haleluya! Yesu ni inshuti iruta izindi inshuti zose zo mu isi. Ndagira ngo urangire uwagukiza ibikomere ufite ni Yesu Kristo, niwe nshuti nziza. Imana ishimwe. Ni inshuti idahinduka, ni inshuti itadutererana, ni inshuti itadusiga, ni inshuti muri byose, ni inshuti mu makuba, ni inshuti mu bibazo, ni inshuti abantu bagutaye, ni inshuti iserukaho abantu bananiwe. Yesu ni inshuti iza abantu bo banze kuza. Yesu ni inshuti ikurarikira abakunzi. Haleluya, haleluya! Yesu Kristo ni inshuti ikubakira izina, ni inshuti. Biravuga erega nzi ibyo nibwiye nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imana izi ibyo yibwira kukugirira bitandukanye n'ibyo wowe utekereza, bitandukanye n'ibyo uhagaze mu uyu munsi. Iby'Imana yibwira kukugirira bitandukanye n'ibyo ubayemo. Abantu bafite ibyo bazi, n'Imana izi ifite ibyizi, ifite ibyo yapanze ku buzima bwawe. Nzi ibyo nibwira nzakugirira ni amahoro. Kubera iki ijambo rivuze ngo ni amahoro? Imana izi ko umaze igihe uri mu ntambara. Iri jambo ni ubuhanuzi ku buzima bwawe. Imana izi ko ukeneye amahoro mu mutima wawe. Imana izi ko ukeneye ibyishimo mu mutima wawe. Imana izi ko ukeneye lebo erefa, ikeneye ko Imana irabizi ko ukeneye ko waseka nk'abandi. Imana izi ko ukeneye kugira agaciro. Hari igihe umuntu aba mu buzima akajya abona ubuzima butazahinduka, ariko Imana yo yabireba ikabona buzahinduka. Ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye hano kuri gusengerwa, aba diaspora mudukurikiye, abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, ndagira ngo mbwire ko Imana izi ibyo yibwira muri ubwo buzima uhagazemo, muri izo ntambaro uhagazemo, muri ayo makuba uhagazemo. Imana izi ibyo yibwira kukugirira. Ukomeretse, ifite ibyo igiye gukora bivuguruza ibikomere ufite. Uri gutukwa, ariko Imana izi ibyo yibwira bigiye gukuraho ibitutsi ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Uri kwangwa, ariko Imana izi ibyo igiye gukora bigatuma ugira igikundiro. Izi ibyo izakora ku buzima bwawe. Wabuze akazi, ariko Imana izi ibyo igiye gukora ukabona akazi ugakenerwa. Wowe ntubiruzi, ariko Imana irabiruzi. Waratawe n'imiryango iraguta rwose, ariko Imana izi ko igiye kukurarikira umuryango. Imana igitanga umuryango, igatanga ababyeyi, igatanga inshuti, ukabwira inshuti abagutaye bakakwifuza, barakujugunye bakakwifuza. Imana ikurarikira inshuti, kandi iraritse inshuti. Imana inshuti yararitse, ndazigutuye inshuti yanjye. Imana yakurarikiye umuryango, Imana ikurarikiye umuryango, uragukunda. Abantu bakurarikira bakaguta, abantu bagushukurikira bagapanga uburyo bazagufasha, ariko Imana ikurarikiye inshuti yo zikunambaho, kuko izishyiramo icyaka, ikazishyiramo umutima w'urukundo, ikazishyiramo gutekereza buri munsi. Yesu nakubera inshuti. Uri ibyiringiro byanjye we Mana ya Aburahamu, uri ibyiringiro byanjye we
Mana yera uri byiringiro byanjye we Mana y'Aburahamu uri byiringiro we Mana yera. Haleluya. Imana ni ibyiringiro by'abizera. Imana ni umunezero w'abizera. Kristo ni imbaraga z'abakiranutsi. Kristo ni ubushobozi, ni ubutware kumenya Imana. Sibyo nibwira nzakugirira ni amahoro si ibibi. Ni kuwiteka muzashaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Muzashaka muzagenda munyambaza nanjye nzabumvira. Imana izi ibyo yibwira. Hari gahunda wapanze kuri wowe, ariko hari n'izi Imana yapanze. Hari imishinga wapanze, ariko Imana ifite indi yapanze. Hari ibyo abarozi bapanze ku buzima bwawe, Imana ifite ibyo iri gupanga. Hari ibyo bakwanga bari gupanga, ni Imana ifite ibyo ipanga. Hari indwara zikuriho, Imana izazerekeza. Humura, Yesu ashoboye byose. Yesu Kristo ashoboye byose. Yesu arihagije. Iri jambo nagira ngo uryumve neza. Ni ijambo ribyirwa umunyabibazo, ni ijambo riri kubyirwa umuntu byacanze, kandi Imana izi ibyo yibwira izakora ku buzima bwe. Ni ijambo Imana ikubwira wabuze inzira, kandi Imana iri kuguharurira inzira. Urufatiro rwawe Mana we ruriho Mana we, Mana ruriho. Uwo wafashe ukuboko uzamurekura uri kumwe nawe. Uwo wafashe ukuboko uzamurekura uri kumwe nawe. Imana nigufate kandi igukomeze mama. Imana nigufate ikwiyegereze. Imana igufashe ubukomeye, ntacyo ushobora kuba ukuboko kw'Imana kugufashe. Imana nigufate igutabare. Sibyo nibwira. Iyo Imana yagufashe ukuboko itangira kugupangira uko uzabaho, kuko izi ibyo yibwira izakora ku buzima bwawe. Sibyo nibwira azakugirira. Imana ifite ibyo yibwira ku buzima bwawe. Imana ifite ibyo yibwira mu muryango wawe. Imana ifite ibyo yibwira mu kazi kawe. Bakwandikira inzandiko, babigenza ukundi kuntu, ariko Imana izi ibyo yibwira igomba gukora. Reka nguririmbire aka karirimbo naka ukagufasha. Hari amakuru amaze iminsi akugendaho, nawe yubirebye ubona utazayasimbuka. Dore Imana izanye andi makuru avuguruza ayo ngayo. Nawe Imana
komera uri kumwe n'Imana. Hari amakuru arimo guca intege, hari amakuru ari ku buzima bwawe, nawe iyo uyarebye ubona nta nzira yo gucika amakuru mabi. Dore Imana izanye amakuru meza ku buzima bwawe, ihindura ibyanze guhinduka, amateka y'umuntu agahinduka. Ihindura ibyanze guhinduka, amateka y'umuntu agahinduka. Uhindura Yesu we ibyanze guhinduka, amateka y'umuntu agahinduka. Uhindura ibyanze guhinduka, amateka y'umuntu agahinduka. Muri uyu mwanya wo gusengera ibyifuzo bikuri imbere, ibyifuzo umaranye igihe, ibyifuzo icyo uri kwifuza Imana, ndagira ngo umenye ko Imana ihindura ibyanze guhinduka. Ijambo ryavuze ngo nzi ibyo nibwira azakugirira ni amahoro, si ibibi. Hari ibyo wicaranye nawe urebye ubona ko ari ibibi gusa. Iyo wirebye kuva mu gitondo kujya ku mugoroba ubona ari ibibi. Ubuzima ubayemo iyo usubije amaso inyuma ubona ari ibibi. Uko ubayeho kose ubona ari ibibi. Hirya y'ibyo bibi hari ibyiza Imana izanye ku buzima bwawe. Aho utareba amaso hari ibyiza Imana ikuzaniye. Nduzi umuntu udukurikiye mu mwuka arundi kubona abantu bazi ko azahora mu bintu bibi, ariko umwuka w'Imana arambwiye ngo kubwira ngo hari ibyiza Imana izanye. Imana ishimwe. Abantu bazi nkuko ubuzima burahinduka, nkuko ubuzima bw'umwana buhinduka, niko n'ubuzima Imana buhindura bw'umuntu. Imana ihindura ubuzima bw'umuntu akiri muto, ikanabuhindura yarakuze, ikanabuhindura ashaje. Hari ibintu bigiye guhinduka mu buzima bwawe, hari ibintu bigiye guhinduka mu muryango wawe, hari ibintu bigiye guhinduka mu kazi kawe, hari ibintu bigiye guhinduka mu rubyaro rwawe. Haleluya! Hari ibintu Imana ije guhindura, wowe ubona byaraje guhinduka. Hari ibigeragezo byanze kukuvaho, Imana ije guhindura ku buzima bwawe. Hari ibigeragezo by'uburwayi nawe urabireba ko wabona ibintu bizavaho, Imana ije kubihindura. Hari ibigeragezo bya karande, ibi ni ibyifuzo ngezemo. Hari ibigeragezo bya karande byo mu muryango biri ku buzima bwawe, ibirebye ubona bitazavaho, ibyo Imana ije kubihindura kuko ari yizi ibyo yibwira. Hari ibigeragezo by'intambara umaze igihe urimo byo mu kazi, igihe cyose bahora bakurwanya, ntibifuza kuba mu kazi, ibyo Imana ije kubihindura, ikuzaniye inshuti mu kazi. Ngahakira abashyitsi beza umugisha Imana izanye. Haleluya! Trone mando la lopene fa enewa. Hari ibigeragezo by'uburwayi umwuka w'Imana mbwiye biri ku buzima bwawe. Hari uburwayi bugenda bukuyonga, bukonka amaraso, buri gihe bukonka amaraso. Ibyo bintu Imana ije kubihindura, nawe ugiye kugira ubuzima. Hari imbaraga zakwata zizataka umubiri wawe, uratonyagura kumera nabi, umurambere mumera nabi, ugenda ubona ibintu biguserukaho utazi ibyo ari byo biguserukaho. Ibyo bintu biguserukaho Imana ije kubikuraho kuko Imana izi ibyo yibwira. Ubwo butayi wicayemo bw'umubabaro umeze nk'ubwo Yobu yari yicayemo, Yobu yari yicaye mu bigerageza, ariko Imana yari izi ibyo yibwira. Hari igihe twicara mu bigeragezo nk'abantu mu bikomeye, umuntu akabyicaramo, wakireba ukuntu utazabivamo. Imana ifite uburyo izabikuvanamo. Shuti mu nkurikiye hano kuri gusengerwa, abankurikiye bari mu gihugu cyacu, abankurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi,
ndi kubabwira ko hari Imana yimura umuntu mu cyicaro, hari Imana igufatika kuvana mu cyicaro cy'amarira ikagushyira mu kindi cyicaro. Nje kukubwira ko hari Imana ivura umuntu ibikomere, nje kukubwira ko hari Imana ikuraho uburwayi, nje kukubwira ko ibyo papa wawe yibwira, ibyo mama wawe yibwira, ibyo tati yawe yibwira, ibyo bakubeshye, nje kukubwira ko hariho umwami wawe utabeshya, uzi ibyo yibwira agiye kukugirira. Fiance wawe yarakubeshye kuko ari umuntu arakubeshya, nje kukubwira ko hari Kristo uzi ibyo yibwira, uzi ibyo abwambira, agiye kukugira we ntabeshya. Pro enemandola lopa, iyo avuze ngo ubaho ngo warakaranzwe, ngo waratagangaye, ngo byaragucanze, ayo yose uri kuvuga Yesu Kristo nawe azi ibyo agiye kwibwira, agiye gukora, kandi ibyo agiye gukora ku buzima bwawe ni byiza. Muri uyu mwaka, muri uku kwezi turimo, mbibutse ko turi muri gahunda y'amasengesho, mbibutse ko ugomba gusohoka muri uyu mwaka usohokanye ishimwe. Ubwo ugiye kuvuga ngo iminsi yagiye, na nyuma ya zeru Imana igikora. Nyuma ya zeru ni hahandi ibintu byose byavuyeho. Nyuma ya zeru ni hahandi basezera umuntu ukaza ngo bugiye akazi kararangiye. Aho ngaho nzi umubyeyi arankurikiye, Imana ishimwe kwihindura amateka. Akazi barakamusezera bati bayi, akazi kararangiye. Agiye gusenga Imana amubwira ngo akazi karakomeje, kuko Imana izi ibyo yibwira. Agiye hasize uwo munsi Imana imubwira, ariko wa gatatu mu gitondo abamusezereye baramuhamagara ngo ino mu kazi. Imana izi ibyo yibwira. Umuntu yagusezerera, Imana itagusezereye. Umuntu yakwirukana, Imana itakwirukanye. Umuntu yakuroga, ntacyo byagutwara. Haleluya! Irabodefa. Nje kukubwira ko Imana izi ibyo yibwira. Ibyo bintu biguhambiriye bikure kure. Uzi impamvu mu biganza byawe nta kintu ufata? Hari imbaraga, hari abagushuhuje bafite imyuka mibi, hari abagushuhuje. Buriya hari ibintu Covid yazanye abantu, nubwo abantu twabyanze, ariko hari n'abandi Imana yarokoye. Ibi bintu gusuza byaguce ngewe narabyemeye. Kubera iki? Hari abantu baza bagusuza bafite ibintu bagamije, bakwitsirita, ariko bafite ibintu bafite bavanye mu bapfumu. Ibyo bintu Imana igiye kuza bigukarabye, maze iminsi yo gukaraba iyo myanda bagusize ituma utakira umugisha. Ntabwo uzabona umugisha nutawubonera hano muri iyi si, ntuzawubonera mu ijuru. Amaganya ufite n'agahinda upfuye nta juru wabona. Imana ni kugabanyiriza umusonga kugira ngo ubashe gushima Imana, kugira ngo ubashe kubwira abantu imirimo n'ibitangaza Imana gukora. Ntabwo wajya mu ijuru kwifuza icupa ry'amazi, reka mw'abantu bamukurikiye. Ntabwo wajya mu ijuru kwifuza ikanzu nziza abandi bayambara. Ntabwo wajya mu ijuru usazanye diplome uyimaranye imyaka 10 itagira akazi. Hari abarangije kwiga bahise babona akazi, ayo maganya ufite ntiyakwinjiza mu ijuru. Ntabwo kubwira ijuru aka kanya utari wabona ibitunga umubiri. Yesu Kristo nabanza kuremera ibitunga umubiri. Uri kukubwira ngo usenga ijuru, usenga usakujya mu ijuru, hari impamvu bikubwira. Yicaye mu nzu, yicaye mu mashimwe, yicaye mu Imana yakoze. Ntabwo wajya mu ijuru kwifuza amakara ubwira muri kuba mu Mana uzambana ku makara ya 200 ngo bikunde. Hari ibintu Yesu abanza kubaka mu buzima bw'umuntu. Muri iyi nzira ijya mu ijuru barokore mu nkurikiye, harimo utuyira, harimo ibintu Imana ibanza kubaka ku muntu. Ni kubakira umunezero, ni kubakira icyo kuvuga, ni kubakira amashimwe, ni kubakire kugira agaciro, ni kubakire guseka, ni kubakire nawe iterambere, ni kumereza kayose. Lope z'umuntu Imana yabwiye tutwaje gusenya ku gikongoro mu hagati ahantu simavuze mwibuye ikuntu inyuma ya stade manuka ahantu kuntu ku gikongoro turi gusenga tubabaye turi kubwira Imana nakuma ngo iramubwira ngo mumereza akayuze. Amazi imyaka igiye gushika imyaka 5 akayuza gafite kararanze. Nivuga akayuze ibyo ngo nikakandi batera hoye, hari ukuntu Imana ikumereza akayuze kitwa umugisha kama kakava akandi kazamu, akandi kava akandi kazamu, bagasenya kamwe Imana ikazamura kandi. Imana yaguhaye akayuze kitwa umugisha, bararoga kameka kava Imana ikitizamura kandi. Imana ishimwe nduza abantu Imana ihaye akayuze.
mushiki wanjye unkurikiye akira akayuzi kava mu ijuru, akabene wanyu karakamwe ariko akimana nigakama. Lebyane bando la erefa akishuti kashobora gukama inshuti yakumereza akayuza n'Imana, ari inshuti ikabati umwene wacu katumumereza akayuza ejo mu gitondo kagakama kwa inshuti yishuja, ariko yari Imana imejeje akayuzi ikoresheje umuntu kararanda uwo muntu akayuzi kagumaho, akanya kagiye kuma kakonja kakamera yerere pa akakayuzi. Uyu mugabo Yesu mbabwira, abantu baramwambara, abantu baramurya, abantu baraheka, abantu basa neza. Igishoro gikomeye no kumenya Yesu. Ndanyamubwire ngiye gusenga Imana. Uyu mugabo Yesu umumenye arakora agatavuga ati nzi ibyo nibwira ntarakurema bata isi tarabaho narinzi ibyo nzagukorera. Uyu mugabo Yesu niwe wenyine ukurikira ntuhombe. Uyu mugabo Yesu Kristo azi ibyo yibwira guhera mu bwana bwawe kugeza uyu munsi. Niwe uvuguruza imigambi y'abakonikoni. Nta wundi muntu wavuguruza imigambi yicakura ku buzima bw'umuntu. Nta wundi muntu waguhakura. Mumva mw'abantu mwe hari ibintu mudashobora gushobora. Nibihe nta muntu uzaguha ubuzima. Impamvu yo gusenga n'ingaruka nzababwira impamvu yo gusenga, ariko reka mu bwo gatoya. Impamvu yo gusenga iya mbere, nta muntu uzaguha ubuzima. Ubuzima uzabuhabwa n'Imana. Umuntu azaguha amafaranga, umuntu azakugira inama, ariko ntabwo azaguha ubuzima. Ubuzima ufite niba nta nishimwe ufite, shimira Nyagasani Yesu, shimira umwami w'abami uguhaye ubuzima, wagusimbukije ibikomeye ukaba ugihumeka. Nta muntu uzaguha ubuzima. Iyo ni impamvu idutera gusenga, kuko uwo dusenga niwe ubitse ubuzima mu kiganza cye. Impamvu ya kabiri, nta muntu uzaguha abana. Iyo ni impamvu yo gusenga. Abana uzabahabwa n'Uwiteka. Impamvu ya gatatu, nta muntu uzaguha umugisha. Umugisha uhabwa n'Uwiteka. Umuntu yawugufasha n'abantu ari abantu ugapfuka bisiga umugisha ukapfa ubusa, ariko Uwiteka yaguhaye umugisha aranawurinda. Impamvu yo gusenga nuko ufite bosi utagaragara. Ugomba kumuha raporo yo ukijijwe, ukamuha raporo y'uko uri umwana w'Imana, ukamuha raporo y'uko udasa wigengesera muri iyi si. Bosi mvuga ninde? n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Impamvu yo gusenga, abo nibo babitse ubuzima. Imana ifite afande bita urupfu. Ubukomeye ukomeze kose, iyo ibishatse yohereza afande bita urupfu akagucyura. Nushaka ufite amamiliyari kuri konte yawe, iyo yohereza afande witwa urupfu, ntabwo amamiliyari akuraho urupfu. Impamvu yo gusenga nuko yusenze ugira umugisha ku Mana, ukagira umugisha ku Uwiteka, ukagira umugisha ku Mwuka Wera. Imana ikakongera imyaka yo kurama, ugakora iby'ubutwari, ugakorera igihugu, ugakorera itorero, ugakorera umuryango wawe, ukazapfa hageze. Ariko iyo udasenze, ishitani irakwiba ugapfa ukenyutse. Nagize ishurirwa rikomeye. Umuntu wese Imana yemera akavuka, iyo apfuye atigeze mu myaka 80-70, kenshi shitani bimwibye. Ishobora kukwiba kandi ikakwiba ukanabona n'ijuru, ariko ikabihombeje igihugu, ikabihombeje itorero, ikabihombeje umuryango wawe. Ijuru karibona. Niyo mpamvu uzasenga n'umuryango wawe n'umudamu n'abana n'abantu bagusengeye bakabona wambaye ikanzu y'umweru, ariko ugapfa. Ugiye mu ijuru, ariko hari igihombeje. Impamvu idutera gusenga ni ukugira ngo tuzapfe hageze. Ibuka ibyo Imana yagusimbukije. Niki watanze mwana wa Adamu, atunyurirwa bigezaho. Menya ko ari ubu uwagiwe, ngaho nawe ujye ushima iyo Mana. Impamvu yo gusenga ni ijambo twasomera. Erega nsi ibyo nibwira
uyu Kristo dutera kurama anazi n'ibyo agomba gukora ku buzima bwawe bigomba kuvuguruza imisonga y'ibigeragezo wicaranye. niwe uzi ibyo yibwira, niwe upangira isi, agapangira igihugu, agapanga imvura, agapanga izuba, agapanga umuyaga, agapanga ibyaremwe byose, akabipanga akadupangira uko tubaho. niwe ubwiza, niwe utanga ubuzima, agatanga umunezero, agatanga ibyishimo. ndagira ngo usenge, hari impamvu idutera gusenga. niwe uca inzira, ugaca mu masasu, ugaca mu mabuye, ugaca mu nzuzi, ugaca mu muriro, ugaca. yabwiye ku rugo nkuru, nzakujya imbere ahantu hataringaniye maringaniza. niwe wenyine wegereye Danyeli bamujugunye mu rwobo rw'intare kubera amashyari. aravuga ngo Danyeli, nubwo bagutaye mu gihe cyo gupfa kwawe nticyari cyagera. sibyo nibwira ngo bagukora Danyeli. niwe wenyine ukuvana mu rwobo barugushizemo bakarujyamo rukabahitana wowe ukaba muzima. uyu mugabo niwe wenyine ugukura ku rutonde abarozi baruguteretseho. umurozi agutereka ku rutonde rwo kuruha, akakuvana ku rutonde rw'umuruho. Kristo akagutereka ku rutonde rwo gutabarwa rw'amashimwe. uyu mugabo Yesu abarozi bagutereka ku rutonde rwo gukenyuka, rwo kuba ikimuga. Yesu akakujya imbere, akagushyira ku rutonde rwo guhora unezero. uyu mugabo Yesu Kristo abantu bagushyira ku rutonde rw'abirukanwa, bakanaguha n'itariki ugomba kuba wirukanwa. Kristo akagutereka ku rutonde rw'abazamuka mu ntera. la lopando endefa. izo ni impamvu zidutera gusenga. impamvu ya nyuma mw'abantu bituma dusenga, uyu mugabo Yesu Kristo, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera nibo babitse umwuka umuntu ahumeka, umwuka duhumeka. jya mu bitaro urebe uyu nguyu abanyabwenge bakoze. isaha imwe uri kuri bomboni, amafaranga uriha, kandi uriya baguha. iyo bawugukuye uhita unogoka. ariko uyu mugabo Yesu, impamvu yo kumusenga, mw'abantu munkurikiye kuri gusenga, hari impamvu. ngira ngo ubwire umuntu ngo hari impamvu yo gusenga. uyu mugabo aduha umwuka duhumeka buri mwanya, buri segonda, tukagenda, tukiruka, tugakora siporo, tugakora imirimo inaniza, tukavaho uko ndi kuvuga, tugasakuza, tugasimbuka. umwuka uhumeka wawishyura iki? ibuka mwene wanyu yagiye mu bitaro akamara y'icyumweru. ibuka umunyamafaranga mwatanze kandi ufite ubwishingizi. noneho reba Yesu, umwuka uhumeka niwe uduha umwuka duhumeka. nakosika niwe wonyine uduha umwuka uhumeka. impamvu ya nyuma gusenga, nzongera mbivugeho, niwe utanga amaraso. nabuze umuntu wakora amaraso tumuyoboke. niwe utanga amaraso. nshuti yanjye, Yesu Kristo niwe utanga amaraso. kubera uburyo amaraso anahenze, nta muntu wayakora. yewe no kugira ngo abaganga bayabone bisi yose n'amavura yabone, barangaza batereta abantu bakavuga ati mu bwitange bwanyu mujye gutanga amaraso, kuko nta muntu ukora amaraso. ntawubaho, ntawe. iyo ni impamvu yo gusenga. ni impamvu yo gusenga. iyo urangaye abarozi bakayamena, ntawe uyayora. iyo ubaye amaso, impamvu yo gusenga ituma baboneza ibyo nibwira nzakugirira. ni amahoro, si ibibi. Yesu Kristo azi ko uriho, ndagira ngo usengere. nshuti yanjye, ufite ibyifuzo byinshi mu buzima bwawe, ariko dore icyifuzo ukwiye kugira. icya mbere, ukwiye kubwira Kristo ngo Mwami, mpa kugira ishyaka ryo kugusenga, kuko ndekuye nahinduka inyo. Imana yerekuye Herode muri stade arimo akoresha inama, iramurekura. muri stade Herode arimo akoresha inama, imurekuye gato ahita agwinyo. ajagata inyo. abantu bari gutega amatwi disikuru, batega amatwi uburyo Herode avuga, abadamu bari mutega amatwi, abantu bose bari kumureba. yamurekuye gato cyane, kandi murekura gato cyane, iramurekura gusa, imurekuye gato ahita agwinyo. ubuzima ufite
ubwenge ufite, amaboko ufite, amaso ufite, amaguru ufite, ibyo wagezeho byose, ibyo uzageraho uzabiheshwa no gusenga. Gusenga kuzakubera umurage mwiza, gusenga kuzakomereza abana, gusenga kuzatuma, gusenga byonyine bituma igihugu kibona amahoro. Gusenga utuma abantu bagira ubwenge, gusenga utuma abantu barama, gusenga utuma igihugu kibona amahoro. Gusenga, haleluya, imbaraga z'amasengesho zikora ibirenze. Ndajya mu gusengera. Urifuza kumenya gusenga? Icyambere no kureka ibyaha, icya kabiri ni uguca bugufi, icya gatatu ni ukwemera guhugurwa, icya kane ni ukwirinda ubwibone, icya gatanu ni ukwirinda kwishyira hejuru, icya gatandatu ni ukugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kweza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Twavuga byinshi ariko uri Imana. Ni wowe utekera abantu igaburo bakarirya, iri ryari igaburo ry'uyu mwanya. Reka buri muntu wese udukurikiye n'uzaryumva bihembura ubugingo bwe. We gutekereza byamunaniye, ariko wowe uradutekerereza, wowe uraturebera, wowe uratwumvira, wowe utubera amaso aho tutakibera. Haleluya. Uzi ibyo wibwira, uzi ibyo ugambira gukora ku buzima bwacu. Ndasenga umuntu wese warudukurikiye, imbaraga z'umusaraba ziganze kuri we, ukuboko kwiza kw'Imana kumube hafi, igitinyiro cy'Imana kimugote, impamvu yo gusenga ayibone, kandi umusubirize ibyifuzo byose afite. Tugize icyifuzo cyo kumenya gusenga. Umuntu wese umwe kumenya gusenga. N'umuntu kumenya gusenga azakira agahinda, azagira umunezero, kuko uzi ibyo wibwira kutugirira. Twebwe icyo dukeneyeho nuko tumenya gukiranuka no gusenga. Fasha buri muntu wese kumenya gusenga, umuha imbaraga muri byose, muri isaha yo gukira ibikomere, muri isaha yo gukira yo gusenya inyubako z'abadayimoni ku buzima bw'umuntu. Usenya inyubako yo kutamenya gusenga kuri buri muntu wese, amateka ahinduke, bimenyekane kuri Imana ibikoze. Urakoze Imana kudukoreye, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibagire neza. Mwari muri kumwe na Harerimana Wellars. Imana ibagire neza, kandi Imana indura amateka yanyu kubaga by'umwibw'ibyuma. Turi kumwe na Bobo. Imana ibagire neza. Ijambo ry'Imana akagaruka. Bye bye.